ntabwo wabyumva neza ukuntu sinema z'Abahinde ziri kugenda zitera imbere, aho basigaye barusha Abanyamerika kuba bakina filime zigiye zitandukanye kandi zirimo montage. Akenshi na kenshi Abanyamerika batwereka filime zitarimo montage, bakagerageza kutwereka nk'aho ibintu ari ibya nyabyo ariko atari ibya nyabyo. Ariko Abahinde bitewe n'uko iyo bagiye gushutinga amafilime akenshi na kenshi bifashisha imigozi kandi bakanifashisha na za breakdown zabugenewe mu kugira ngo babashe kuba bafata amashusho meza cyane. Ushobora kuba wararebye Bagi igice cya 3 aho atumbagira mu kirere agiye gufata indege akayihanura akayigwisha hasi. Birase uruzi kuko bafata bakabambika imigozi, baraza bakajya ahantu muri sale, barangiza bakabambika ya migozi bakagenda bitendetse hejuru y'indege, kubera ko baba barafashe bagakora urupupe rumeze nk'indege ukagira ngo ni indege ya nyayo, ukagira ngo ni indege ariho. Njye mbana Chimangitwane mu kiganiro rero ngewe aracyari Kwizera Jean de Dieu. Kandi subscribe wibuke no kuba wakora akunzo jya kugira ngo tujye tubana mu kiganiro. Naho ubundi sinema z'Abahinde nizo ziri kugenda zitera imbere ku isi bitewe n'uko bari kugenda basora filime nziza cyane zikungahaye cyane. Akenshi na kenshi uyu musore tumuzi nko kuri Ronese cyangwa Tiger Shroff, niwe umuntu wasohoye filime zo muri uyu mwaka 2025 zikaryohera abatuye isi bose. Ese nawe filime ya Ronese cyangwa Tiger Shroff yakuryoheye nizeye muri filime yagiye kina? Ngiye nkubwira ati filime yanryoheye ni igice cya 3. Iyi filime ni nziza cyane, ushobora kuba wagenda ukandikamo Bagi 3 urahita uyibona, kuko abantu benshi cyane barayikunze bitewe n'uko harimo ibintu biteye agahinda kandi binababaje cyane. Njyewe rero twabanaga muri iki kiganiro yari Kwizera Jean de Dieu. Kanda subscribe wibuke no kuba wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana muri izi documentaire za filime. Na handi uzasanga filime zigiye zitandukanye zigiye zivugitse hirya no hino kandi ziba zagiye zikunda. Reka mbabwire ati mukomeze kugira ibihe byiza cyane, ndabakunda.